umuntu aherutse kumbaza arambaza ngo ngo warasenze uburike. Noneho nanje musubiza nihuse ndamubwira ngo ashwida tacho. Amaze kugenda bita ko mbitekerezaho, ndongera mbitekerezaho, nsanga ntabwo nigeze mbona ibyo nabonye kubera ko nasenze. Oya, yambaje ikibazo nabi. We gomba kumbaza ngo warizeye uburike. Nabonye icyo nizeye ngewe. Amasengesho menshi dusenga tubamo nta kwizera kuza kubamo, niyo mpamvu usanga umuntu asenga amasengesho menshi cyane, ugasanga umuntu amaze umwaka, amaze imyaka ingahe ari gusengera ikintu kimwe, ariko icyo kintu ntigisubizwe. Kubera iki? Yasenze cyane ariko yabuze iki? Yabuze kwizera. Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo nimuzagera kwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Akabuto ka sinapi niko kantu gatoya ka mbere kabaho. Arababwira ngo nimuzaba mufite ko kwizera kungana gutyo, muzaza mubwira imisozi yimuke igende. Uzi ko nta muntu n'umwe wari wimura umusozi? Ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo abantu tujya twizera, kandi dukeneye iki? Kwizera. Rero uyu munsi wa none ndumva ndi mu mpinduka nshya, ndumva ndi mu byemezo bishya byo kuvuga iki? Byo kwizera. Abantu benshi barizera ariko bakizera ku munwa. Ntabwo kwizera ko ku munwa gukenewe, ahubwo hakenewe kwizera Imana ireba, apana kwizera kumenywa n'abantu. Abantu baze bavuga ngo David arizera. Ntacyo bimaze, kuko abantu nibavuga ko nizera Imana itabona ko nizeye, ntacyo bizaba bimaze. Ariko abantu nibabona ko nizera Imana ibona ko nizeye, bizaba bifite umumaro ukomeye cyane. Mbabwira kandi ibyacu byose, ibyo ukeneye byose, Imana yabipfunyitse mu byo igushakaho. Ibyo ukeneye byose Imana yarabifashe byose ibipfunyika mu byo ugushakamo. Ni ukuvuga ngo ibyo ushaka muragendana, ibyo ushaka murabana, ibyo ushaka muraryamana nabyo, ibyo ushaka ubana nabyo. Ntabwo ujya kubishakira kure n'ikimenyimenyi. Ibyo tujya gusengera ntabwo bijya bituruka mu kirere bize ngo pa. Tubona bije nyine twasenze Imana, ariko iyo tugenzuye dusanga byaturutse hehe? Hafi yacu. Byaturutse ku bantu tuzi, cyangwa bigaturuka no kubo tutazi, ariko ni hehe? Ni mu bantu. Abo bantu ntabwo baba hehe? Ntabwo baba mu ijuru, ahubwo ni abantu baba ku isi. Ni inshuti, ntabwo Imana izaguhereza abashasha. Abo ni abantu. Icyo Imana igushakaho rero ugomba kubanza ukimenye. Numara kukimenya, Imana izaguhereza ibindi. Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo rero bavandimwe, reka mbabwire, mwebwe dore ikintu mukwiye gushaka ni ikintu kimwe gusa. Yarababwiye ngo nimushake ubwami bw'Imana no gukiranuka. Arababwira ngo ibyo bindi byose mwirwa mwirukankamo, byose mufite amatiku n'amanyanga no gucakura n'iki byose, oya, izo ni inyongera Imana igihereza umuntu wizeye. Ntabwo ari ibintu bajya bakorera. Ntabwo bajya babikorera. Ikindi, ntabwo ibyo wagezeho ari uko wabikoreye cyane. Aho ngaho nahita nkubaza ikibazo kivuga ngo mu myaka yose utari ufite ibyo ufite ubu ngubu, byari biri hehera? Ni uko icyo gihe utari uzi gukora? Oya, icyo gihe warakoraga cyane, ariko numva cya gihe cyacu twavugaga, cyangwa mu kanya twavugaga kigiye kibigarutsemo nanone, kandi igihe kibigarutsemo. Rero menya igihe cyawe, umenye uko ugikoresha, ibindi ubundi. Asante sana, mugire amahoro.
y'Imana ndugu zangu. Ndabakunda cyane kwi Itangiriro TV, mugire amahoro.